Hey guys, welcome back to my channel. Umukobwa wanyu Mwiza, tukaba dufite umukobwa wacu Mutesi joining us today. Say hi Mute. Hi guys. Makuru y'imenti. Umeze ute? No mutsire kwa kangahe? Kucyumweru. Kwaje tekereza. Byari byaciye. Uranzi no ku cyumweru twabwiriwe. Twasinziriye. And before we get started kubyo nashaka kubwira ngo tuvugeho hari ikintu cyo nagiraga ngo you know, since we started this new thing where we have segment for our show, and the first segment of the show is sharing is caring. Aho ubwira badukurikiye intuza akavideo gaherutse kugukomaho to just share with us kugira turebe ibyo wirugureba iyo abanyakanya last time warashare none se nta telefone yawe waretse kuyikoresha arakomeje tekereza nk'akavideo kuherutse kureba ngeze uzako nabonye kakangira okay ndi uvuga kanjye uzako nabonye kakankomaho kuri Instagram nabonye karero ku muntuza kuno afashe sizi nka za ntebe z'ama plastike abantu bicaraho hanze nk'ahantu habaye ubukwe ariko like nko muri Africa zino yo waba ufite intuza waba ufite ikibuno kinini ukavuga ati aramutse yicayemo akajya guhaguruka yahagurukana nayo nabonye intuza umugabo yarayifite ku mutwe umukecuru yicayeho umugabo okay ndakubwira akantu kankomye gahoro n'ukuntu rusiga okay so iyo ntebe umukecuru yicayeho noneho umuzehe ayikoreye okay so yari yikoreye uwo mukecuru yicaye ku ntebe noneho yambaye na za nkweto zigiye zigenda mu ntuza zigiye zigenda nyine za nkweto z'umuntu agenda ari gutsukaho bari kugenda mu muhanda noneho the name on top nagakuye kuri Instagram. The name on top said Africa is not for beginners. Kora bari kugenda mu muhanda kabure. Sakugani kakamye no munsi ya no karangiriye ina yange ntago ari filme twigeze tureba twabonye yabikoreranye gusa iri kuri Mwiza kuri status right now. ya byarangiriye nako gusa nako uretse ngereke ndo we nagaragara ndibuze ko zaga saving nabaganje we sinakubwiye ngandi meze nk'ijuru anya mfite stress kwirebera gusa abagandira mugiye kwirebera none we uri kumbaza ngo mbese byarangiriye he weze nka screen recording nde ene nka bincekeje nge bitangiranya bisharing nkabishaka kuri status nge ni kiye guys another reminder that Africa is not for beginners especially Uganda okay ibyo biguhaye ntuza uko ibyo ndi kugira ngo tubwire like weho hari kandi ko ugeze ubona kagashya nkurya kagushimisha nyine ukavuga ati naje kuri Instagram kubera intozi impamvu ndayibonye kuri Instagram nake njya mbona kinshimisha no kuri TikTok njya mbona ibintu byinshi basimbyibuka ibyari nta nakamwe kagiye kagukoza ku mutima ngo okay we can move on anyways ntabwo kabura nyine ibyo wibuka nibyo utubwira. Anyways guys urababaye ko oya nta kibazo so topic of today ni topic yo gutaha amakwe. Ni kihe kintu kigushimisha cyane iyo watashe ubukwe?
kinshimisha gashoboke ku bintu bijyanye n'ubukwe yaba ari ubwa cyangwa bw'umuntu wose natashoboke bw'umuntu w'inshuti yanjye bijya binshimisha ndabigushimisha kara kabateye intambwe uri kuvuga ati congratulations Imana ishimwe biranshimisha kubera nyine impamvu mbashije no kubera gutaha ubukwe bimvolving ibintu byinshi harimo kudressing up harimo gukora imisatsi kwisiga kurara wicaye ibintu nk'ibyo byose nari ndikugira ngo nkubaze mu bintu by'umuntu akora especially kugira ngo atahe ubukwe n'iki ni ikihe kintu cy'umara igihe kirekire cyo ushyiramo umwanya muremure iyo ugitekerezaho cyangwa igikora ku bukwe ikintu nzambara kubera bigomba gutwika muri make ngomba kwambara mu mutwe wanjye hakagira hakaba hameze neza hakaba ufite style nshyashya mbyutse na nimugoroba nari gutekereza n'icyo nzagura n'icyo nzambara inzara zanjye zigomba kuba zisize njyanye nayo kuzisiga kazicisha ugomba kuba wikuze wisize uri kuyaga bifa kuba zatangiye kumanuka gatonya gusa subira make-up umaze iminsi udagura ukagenda ukajya kugura ngo wisige neza imisatsi ugashaka umuntu uyikukorera for me but they excited a couple weeks igihe mbonye invitation igihe mbonye ntoza save the date igihe ndi gutwerera igihe ndi gushaka ibyo nambara ndi kugira ibyo nisiga ibintu ndi kubipanga mu mutwe wanjye nk'utyo that's the exciting part for me but then umunsi waza ibyo ndi gutekereza I wanna go home nshaka kwitahira oya byaterwa n'ubukwe natashye ngo ni ubwande akenshi first of all akenshi inzara irandya akenshi nambaye ibintu bitari comfortable ibintu bisanzwe nkabona right now niziritse like right now the corset niziritse nambaye inkweto zo ntateguye why kubera izo nkweto zari zigeze hejuru cyane tubonye two nari nateguye and then gushaka stress zo gushaka ukuntu wa hairstyle yukora n'ukuntu wagira n'ukuntu wasukwa cyangwa wagura ibintu z'imisatsi last time kubuka bwa ntuza bwa mix naraye nicaye ndi kugira ngo bafixing umusatsi wanjye narawe fixing mbikata nawe ariko ndabikata oh my god naraye nicaye kubera iyo ntuza nohereje nza nkwereke iyo foto nayohereje ntuza nayohereje Yvonne arambaza ngo mbese ngo ni wowe bari kuyishiriraho njye nashizeho ku munota nyine ndi kumubwira ngo please mbwire Aline afite akanyangaza kumfixingira ni gutya yabikoze ni gutya nari imeze mbere yuko bajya kubifixinga ku isaha ntuza ku isaha nimugoroba nk'ejo kandi niriwe ndi gukora nk'ejo nzajya mu bukwe ko ufite n'ubwenge cyebwe bwanjye ntabwo yigeze bumbwira ati ngo kora practice reko wigire hakiri kare ntabwo ari byo wabyikoreye barabinkoreye uwo munsi ku isaha nari gukora ndayigukatiye anyways naguze wigi stress kuzi kasi bayizana idakasi bro sinzi gukata wigi narayifashe ndikatira uko mbyifuza abasisa bawe ntabwo bazi kugera kuzikata nta n'ubwo nigeze mbaza wapfuye kugera narabize nari mfite stress ndikumbona amasaha ari kugenda kandi mfite gukora muri serivisi mixo yari ni umushuti wanjye ni ibintu umuntu aba afite ku mutima wabifata neza ibiki byose wowe ntabwo nari gutekereza ndikatira ndishiriraho ndigendera uko byagenda byose as long as wageze ku bukwe ukareba ubukwe ukishima cyane ni ubuhe bukwe bwavuga ngo watashye bwari bumeze neza kurusha ubundi bukuguma k'umuntu uza kumuza
ubukwe hari ubukwe twese gutaha ariko ryari muri Houston bwari ubwande I think bwari ubwa Nibisi shabaduhaye agashya bwari ubukwe bwiza cyane batanze santima n'ukuri twarabikunze ubukwe bundi n'ubwande nubwa mixer bwaranshimishije nubwa mixer bwari bumeze neza nari nabishize ku mutima nari numvaga ibintu byari byose abantu baza kwivanga nari nabishize ku mutima nukubera nyine byagaze nyuma bigasa nkaho bigize ariko I'm glad ko intuza ku bukwe bwagiye neza sibyo bwagenze neza sekiwe nta kintu kibura kiba mu bukwe anyways ikindi kibazo cyinshi kugenza njye mbaza abantu tugira n'ikiganiro n'ikibazo cyo kuvuga intuze ni ikintu cyitwa gutanga intuze inama sibyo inama z'iki kandi like ni ikihe kintu cyo wabwira umuntu ni iyihe ntuza nama yo wagira umuntu wuruta kubaha abakuru nabato nabo bangana bahereza icyubahiro gupracticing guhereza abantu icyubahiro because that's a great question that's a great news kubera sometimes kubera kenshi we ko muri gukubita inzugi nk'uryo sorry nukuri buri muntu wese hey vlog it's not agari niki vlog ni kiganiro muri vlog okay so okay reka nawe nkubaze ni iyihe nama wagira umuntu wuruta either the best advice you've gotten cyangwa ikintu cyo waje kurealizing ukavuga ati like this is what I'm sharing with you who is younger than me. Focus on yourself. Life is too short. Kuera. Okay, that's very like generalized. It's the same as saying go after your dream. Do everything what you love. You know, like elaborate. Focus on yourself. Do everything you love. Yeah, like do everything you love. Cool. Like the world we live in is short. Like people are dying at a young age. Don't care about the money. Go get it. Yeah. Okay. As hard as you work, you do deserve to have the finer things. Yeah. Yeah. And don't let and don't let anybody talk down on you. Just know you're the prize. Like you're the prize. Period. Kandi waremwe mushusho yimana. So yeah, you're Mwiza regardless. Mwiza, don't let anybody tell you like go this and this now. Yeah. Jump at it now. Urinde. Naremwe mushusho yimana. Mushusho yimana. Period. Thank you, Wera. Thank you, Wera. Gahoro, close the door slowly when you do. Okay, mwumvishe ku nama z'abantu batugiriye harya yawe yariri ujya uhereza abantu icyubahiro cyabo. This is a very loaded ntoza ikintu kubaza. That's why I like the question so much. Ku bantu bagiye badukurikira no ku bantu bareba intoza ibiganiro byacu, kino ni ikintu cyo like nashishikariza abantu kugira respect. Yeah. Ukayigirira atanu ukanayitanga. And then iyo utanga icyubahiro ukaba wihereza icyubahiro nabwo umenya utena umenye iyo umuntu yashatse kukubahuka sibyo. Hari yindi segment yo mfite yitwa PSA itangazo. Hari ikintu cyo umva ushaka kugira. So itangazo what I mean by that nukuvuga ati kubera turi kugera mu gihe cyo kurangiza ikiganiro cyacu
ni ikintu cyose cyo waba ushaka kongeraho mu byo tumaze kuvugaho, ikintu cyo waba ushaka kugira guserebra, ikintu cyo waba ushaka kuvuga ati kire ni ikintu cyo ngewe ibi ni imigambi yanjye mfite for the next few ntuza, sibyo ibintu byo ndi excited about, cyangwa se ukavuga ati anything mbese icyo ari cyo cyose turi kugira ngo turangize neza ikiganiro cyacu. Imana izandinde umwaka uzarangira amahoro. Imana izakurinde umwaka uzarangira amahoro. Wowe wenyine ikintu cyose ndari ku bantu bose. Ku bantu bose. Yes, natungenge ntabwo njye nisabira njyenyine. Usibye nde? Nsabira vibe. Nta muntu nta n'umwe. Okay. Ku Imana njyewe. Ntabwo ngugira. Hari umuntu nyangabira kureba pe no umutima wawe nawe nimwe mwifite ibibazo njye nta kibazo mbifite. Ujya kwidefendinga oya nyine. Ntabwo ari kwidefendinga but ukuri. Mu by'ukuri I want to thank Mutesi kuba yatuhaye ikiganiro, kuba yatubwiriye inama, kuba yatubwiye ibiri muri ku mutima none okay and ndi kugira ngo ngushimire kuba waje kuganira yewe ukaba wambanishije muri buruno munsi burebure twagize. Mwiza mureke ngire mwiza inama next time kazicisha inzara pe. No bari uzi icyo nicishije nta nubwo n'iby'inzara, icyo nicishije ni ibitotsi. Poor planning byatumye mbaho ntatsinziriye neza, so reka nzi ikiganiro cyacu tukirangiriza aho. You know what to do. Niba wageze hano, please subscribe and I will see you guys in the next video. Comments, share and everything. Bye. Thank you Mwiza kuntumira. Yeah. Thank you for course. Nuko kwese byari bisa nkaho bigize kako kanya.